Oh yes, reka dukomeze n'agace kacu ka gatatu. Ubwo naho ngaho twasoreje aho umukobwa yari amaje kuba yasiba nimero nako yaboroka nimero za Simon. Ubwo ngubwo niko yagiye hatangira kuba zose yagenda zisiba aziboroka nako ntago ari ukuzisiba. Ubwo yagiye hatangira kuba yahera ruhande akajya kuri WhatsApp akamuboroka, akajya no muri nimero bisanzwe naho akamusanga yakamuboroka nta guhereza. Ariko mbere yuko dukomeza, reba neza niba warakoze subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha se ugize ngo si byaba byiza ukoze kuri like. Umukobwa akimara kuba yasoza akazi ke yahise atangira kuba yakayura avuga ati byanjye ndabisoje, ubu ngiye kuba nabaho ndi free, nta kintu na kimwe kinkomye, ngiye kubaho nabaho nisanzuye kuko yaramaje kuba yasiba izo nimero zose nako yanaziboroka. Ikirenzo no kuri WhatsApp na haramuboroka. Ubwo ni Simon nyine yaramaje kuba yaboroka. Ubwo Simon nawe aracyarimo aratekereza umukobwa nyine ikashobora kuba yagaruka. Ubwo yatangiye kuba yajya muri telefone gake gakeya, atangira kuba yagenda scrollinga akareba niba umukobwa arimo aramusubiza, agatangira kuba yavuga ati se kwina bitebye. Ubwo yatangiye kuba yagenda arimo aribaza cyane ati iminsi yose ishize nta message yanjye nimwe yigeze asubiza, ubu se nuko atigeze ayibona, ibi bintu ni ibiki arimo, yagiye hehe? Ubwo yararebaga nyine akabona umukobwa nta kintu na kimwe yigeze areba, agatangira kuba yavuga ati ibi bintu se iko mbona ntarimo ndabyumva neza, ibi bintu ni ibiki, iko bitarimo birahura we, iko bitarimo birahura. Ubwo ngubwo agafata telefone umujinya ukamwica akenda kuba yayihuza n'igikuta, bikamucanga cyane bikanamurenga. Disi byari byamucanze akibaza ukuntu bino bintu birimo biragenda, akibaza ahantu kwina yaba yagiye. Ubwo ntibyanatinze babashuti biwe nuko nguko bahise bahagera, batangira kuba bamubaza ati Simon we bimeze gute se, ariko ngo ngiye numvishe ngo kwina ngo ntago azagaruka ahangaha, ibyo bintu byaba ari byo we? Ubwo nyine batangiye kuba baza bagenda bamushinyagurira gake gakeya, bakaza bagenda bashyiramo umunyu. Umuhungu ntago yari yakamenye ko umukobwa yagiye mu Bufaransa kuba yakiyigira. Ubwo na wa wundi nawe bashese nawe yari ari aho ngaho, agatangira kuba yamubwira ati se ko mbona iminsi ibiri imaje kuba yashira, yaba yaraje ko iminsi ibiri imaje gushira twabetinzi. Ubwo nyine umuhungu yaje atangira kuba yamubwira ati ngiye biri seriye, ndimo ndumva nanaguhereza n'ikindi gihe, ariko icyo twabetinze ni iki ngiki. Undi ariko agatangira kuba yavuga ati se ubundi ukeka ko ari nde witaye kuba yaragiye? Ibyo nta numwe witaye kuba yabimenya, azakora ibyo arimo arashaka, ibyo ni ibimureba. Ubwo nuko nguko nyine umuhungu yatangiye kuba yagenda nawe ashirika isoni, nawe atangira kuba yavuga ati azakora ibyo arimo arashaka. Undi nawe ati ibyo ngibyo. Ubwo agatangira kuba yavuga ati ngewe niko ndimo ndakeka icyaba cyarabiteye ari umubano uri hagati yawe na Nora, nibyo bishobora kuba byarateye ibi ngibi byose. Ubwo n'undi mushuti wabo nawe agatangira kuba yabyumva, undi akavuga ati byaba ari byo byatumye agenda, nicyo kintu ngiye ndimo ndakeka. Ariko se ubu ngubu nanjye ko ndamutse ndi umukobwa abakobwa ko bihangana, njye nari kuba nahagarara nkareba ibi bintu byose. Ariko agatangira kuba yamubwira ati ariko ngewe ndimo ndakeka ko ukizeye ko ari buze, ibyo bingibi byose ndakubeshye ubu ngubu ntukiteguye ko ashobora kuba yaza. Undi nawe agatangira kuba yavuga ati ariko ibyo ngibyo wowe byanora na Simon bikurebaho iki? Undi agatangira ati we ceceka aho ngaho, ubundi wowe nta gitekerezo na kimwe watanga muri ibi ngibi kuko ngiye dufitanye gahunda, twarabetinze twakinnye imikino, nako twakinnye umukino tuvuga ko umukobwa nataza nyine nzaba nsinze. Undi yahise atangira kuba yasubira kuri telefone ngo arebe niba umukobwa basi yaba yamwandikiye. Undi atangira kuba yavuga ati se hagati aho ngaho nta kintu waza kuba wambwirara? Ati se kwina naramukaje ubwo ngubwo nyine ndaba nsinzwe, none se mu gihe araba ataje ko twabetinze ni ibiki? Ubwo yahise atangira kuba yamubaza ati se ubundi hagati aho ngaho naramukaje agasanga n'ubundi ukiri kumwe na Nora biraza kuba byagenda ute? Ariko undi yahise atangira kuba yavuga ati ngiye nta bwoba mfite bw'ibyo ngibyo, reka nashaka azarire, ibyo ntago bindeba. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati kandi urimo uratakamba ngo abe yagaruka, none umva ukuntu urimo urihagararaho, ubundi bino bintu byose urimo urakora ni ibiki? Ngewe byancanze pe. Ubwo akajyaho nyine akanamuseka cyane, bashuti biwe nabo bagatangira kuba bamuseka gake gakeya, kubera ko nyine umuhungu yari yihagazeho cyane. Atangira kuba yavuga ati sikigari we ibi ngibi byo aho byaje kuba byamfata mu mugongo birimo biranseka. Ariko batangira kuba bamubwira ati ngewe ndakeka ko umunsi wuzuye umunsi wa kabiri. None se ubwo ngubwo nyine ninde watsinze? Ni we watsinze, nta wundi muntu waba watsinze. None urimo uragira ngo ibiki?
ahubwo mumpamagarire Nora tuze kuba turi kumwe rino joro, ndumva nshaka ko twaza kuba twasangira ibya nimugoroba. Unyumvire nyine umuhungu. Ubwo n'abashuti be nabo ntabwo bari kuba nyine bakanga igitekerezo atanze. Aravuga ati nta kibazo, ariko se hagati aho ngaho biraza kuba byagenda guturibuka ko twabetinze. Ubwo yatangiye kuba yamubaza nyine kuri bya bindi uribuka ku bantu babirebye neza ko bano babetingiye nyine ko iminsi ibiri umukobwa azaba yaje. Undi akavuga ati ntago azaba yaje, undi atazaba yaje. Undi yaravuze ati wowe mbwira ikintu ushaka ko dukora, niba rwose ubyemera nta kibazo, mbwira ikintu wowe urimo urashaka, nta kintu birabitwaye, mbwira ikintu urimo urashaka. Undi nawe ahita avuga ati mpitemwe ikintu ndimo ndashaka, kuko nyine bari babetinze. Yamubajije ikintu yaba arimo arashaka ni kuko yamutsinze. Undi yahise amubwira ati nta kibazo, reka nkwereke ikintu ngende buze kuba nagusaba, niba nta kintu bigutwaye reka mbe nagusaba kino kintu, hamagara Kwina nonaha. Ubwo nibyo ngibyo yamusabye ko yahamagara Kwina, ngabe yamuhamagara baye bavugana, umusaba imbabazi, noneho unamutakambire cyane abe yagaruka ahangaha mu rugo. Gira vuba vuba. Ubwo namundi mushuti wabo nawe akabyumva ati yego niko bigomba kuba byagenda rwose, niko bigomba kuba byagenda rwose, namubaze twumvireho cyangwa ahita anapfa nawe arerembure kubera ubwoba. Ubwo umuhungu yabonye ko undi atarimo arabyumva ahita amushikuza telefoni. Undi atangira kuba yavuga ati we zana iyo telefoni, kandi twabonye umukobwa yanamuborotse, ntago ashaka kuba yakongera kuba yamwumva. Ubwo nuko nguko yahise ahamagara Kwina vuba vuba ngabe yamuvugisha. Ubwo ngubwo nyine umuhungu abe yamusaba imbabazi, amutakambire cyane. Ubwo ngubwo ariko agicishamo nimero bahise bamubwira ati yemwe mutwihanganire ntabwo bibashije kuba twabahuza n'uwo muhamagaye, nimero abahamagaye yarababorotse. Ubwo barabyumvishe bose bakubitwa n'inkuba ati ngo iki ibyo bintu numvishe se nibyo? N'umuhungu nawe arabyumva, kandi twabonye umukobwa nyine amara kuba yaboroka. Kare ubwo umuhungu nawe yaribajije ati ibi bintu numvishije byaba ari byo cyangwa? Ubwo nuko nguko nyine yagumye arimo arabyibazaho cyane, biramucanga. Ubwo bose nabo byarabacanze cyane, batangira kuba bavuga ati se yaba yarabikoze we, umukobwa ngo yaramuborotse. Undi nawe atangira kuba yamureba, bakarebana nyine bakibaza ati se koko byaba ari byo? Ubwo n'umuhungu nawe byamucanze, biramucanga cyane, atangira kuba yakibaza ati se bino bintu byaba ari byo? Ubwo nabo bagatangira kuba bakibaza ati se urakeka ko Kwina nyine yaba yajyanywe no kubera ko Simon yaba yakoze biriya bintu byose? Ubwo niko nyine batangiye kuba babyibaza, na Simon ari aho ngaho batangira kuba babyibaza ati nge ndimo ndakeka ko bishobora kuba ari byo byamujyanye. Ni iki kindi se cyaba cyamujyanye atari ibi ngibi yabonye we na Nora barimo bibereyemo muri uno munyenga w'urukundo rwabo? Ubwo bose barebaga Simon bagatangira ati Kwina nuba ari ibyo ngibyo ndakeka ko atatinye, ahubwo ashobora kuba yafashe umwanzuro wa nyawe kino gihe, ashobora kuba atatinye bino bintu, ahubwo yafashe umwanzuro wa nyawe. Ubwo umuhungu yarabyumvisha ahita yaka telefoni ye, uno muryaka ariho uyifite, ariko atangira kuba yavuga ati ibyo ngibyo ntago mbyitayeho, ibyo yaba yakoze byose sinitaye ku byo yaba yakoze, ibyo ntago mbyitayeho, nta nubwo ngewe noneho ndibuze kuba ngewe nashaka kuba namubwira ngo agaruke, nashaka byihorere, ibyo ngibyo ntago ngiye birimo birandiba. Ubwo ngubwo niko yese avuga ati ngewe ahite mwibyo ashaka, sinitaye ku byo arimo arakora byose, nge ntago mbyitayeho. Undi ariko atangira kuba yamubwira ati nge nta kintu bimbwiye mushuti, niba utari buze kuba wakicuza kuri ibi bintu, umaje kuba wakurunira we yari afite umujinya ate sikigari we, ibi ngibi ni ibiki? Ubwo atangira kuba yavuga ati nta mpamvu yo kuza kuba nakicuza kuri ibi bintu, reka ntago ndibuze kuba nakicuza, yakoze ibyo ashaka, nakomeza abikore, nge ntago mbyitayeho. Ubwo umuhungu kuba yakikomeza ariko arababaye, kandi arimo aranashaka uno mukobwa ariwe Kwina, kandi twumvisha amaje kuba yatuma Nora nyine ngo babe baza bisangire bya nimugoroba. Abandi bari baraho ngatetse se ko mbona yatinze, kandi dufite kuba twasangira ibya nimugoroba ari hehe? Ubwo nuko nguko nyine barimo baribaza cyane ati iba ari hehe ko batinze, kandi dufite kuba twasangira ibya nimugoroba. Ubwo niko undi yahise avuga ati ndabona baje we, ati barimo baraje, aho hari imodoka yahise ihagera. Ubwo nuko nguko nyine ugahita umenya ko ibyo ari byo byose ishobora kuba irimo Nora ndetse n'umuhungu. Ubwo umuhungu nuko nguko yasohotse mu modoka, nuko nguko yamufunguriraga gake arimo aramubwira ati sohoka, witonze, ibintu byose biraza kuba byamera neza, isohokera. Ubwo umukobwa nuko nguko yasohotse mu modoka, bashuti be nabo barahagaze. Umuhungu nawe nuko nguko yafunguye imodoka ngo umukobwa be yasohoka gakeya, kandi disi
uyu muhungu ndabona adashobotse. Ubwo umukobwa nuko nguko yaje amubwira ati Simon we, umukobwa yigwisha utyo. Ubwo nuko nguko wa muhungu nawe mushuti wa Simon yahise akurayo telefone ahita afotora ifoto nziza cyane bari kumwe. Ubwo yahise atangira kuba yamubaza tumeze neza. Umukobwa nawe yatangiye kuba yakwigwisha ati meze neza, ati meze neza noneho ubu ngubu reka tube twagenda tujye mu indani tubanze tujye kuba twafata ibyo kurya. Ubwo umuhungu yamashije kuba yafata ifoto ati ndabona bino bintu birimo birahura sha, ati bino bintu birimo birahura. Ubwo nuko nguko abandi bakomeje. Undi atangira kuba yababaza ati murimo murareba iki aho ngaho, muhagaze aho ngaho murimo murareba iki? Ubwo undi nawe yatangiye kuba yavuga ati mushuti banza urebe kano gafoto ukuntu kameze, urabona kano kafoto katari buze kuba kabikora? Ntumbaze ngo ni ibiki bagiye kuba bakora, nge ndimo ndabona atari kabi, ati kano kantu karaza kuba kakora karaza kuba karya. Ubwo mushuti wabo wundi nawe yese atangira kuba yavuga ati mwaje se tukaba twajya kurya? Ubwo Simon yaramubwiye ati we genda nta kibazo, natwe turaje, ntugire ikibazo natwe turaje. Ubwo nuko nguko yagiye. Simon yasigaye aho ngatangira kuba yavuga ati mwoherereze iyo foto nonaha, iyo foto yoherereze Kwina. Ubwo nuko nguko nyine yavuze ati fata iyo foto yoherereze Kwina nonaha, unyumvire nyine noneho. Ubwo ngubwo atangiye no kuba yamufuhisha. Undi yarabibonye atangira kuba yavuga ati nyohereze. Undi ati yego yohereze nonaha, fata iyo foto yimwoherereze nonaha. Nukubera iki suri murabyibazaho? Iyi foto yimwoherereze yari ijyanye turugo agenda ajya kure cyane. Rero fata iyo foto yimwoherereze nashaka yiyahure. Ibyo nibimureba n'undi aravuga ati utwikurwe umuhereze ikibiriti rwose ukamubwira ati fata utwike ntacyo bitwaye. Nawe yabikoze nk'uwikinira, abikora vuba vuba nk'utabara. Nuko nguko yafashe ya foto nyine yafashe ahita atangira kuba yanakoherezaho n'amagambo. Umuhungu nawe arimo arabireba byose, arimo aragira ngo ababaze umukobwa. Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati nutaza kuba waza, ati nutaza umukunzi wawe araza kuba yagusimbuza undi. Ubwo nawe ahagaze aho ngaho arimo arabireba rwose agaseka. Ubwo nawe atangira kuba yavuga ati ndabikoze cyane ndabirangije. Ati se nuba rwose Kwina ari buze kuba yagaruka, urakeka ko bino bintu ari buze kuba yabiguye? Ati nuba rwose ushaka ko yagaruka urakomeza ugume muri ibi ngibi umwereke ino mikino urimo urakina? Undi atangira kuba yavuga ati se ubundi urakeka ko ari urimo urashaka kagaruka ahangaha? Nashaka agaruke cyangwa byihorere, nta muntu umukeneye. Umuhungu ariko arimo arerekana ko nyine adakeneye umukobwa kandi ibyo arimo arakora byose ni ukumufuhisha. Undi nawe agatangira ati ntabwo umukeneye, none se ibingibi urimo urakora ni iby'iki? Ubwo barakomeje barigendera. Undi nyine arimo aragenda yivugira aribwo kandi tubonye nyine bamaje kuba bakohereza ifoto uko bari kumwe na Nora, arimo aramufata gutyo. Barayifashe bayoherereza Kwina. Reka mbe nagusaba kureba neza niba warakoze subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha se ugize ngo si byaba byiza ukoze kuri like we. Ubwo baratwereka aho ngaho hari uwaje atangira kuba yamubwira ati Simon we, ati nagiraga ngo ube wasinya kuri ano madokima, ati sinya haha ngaha. Ubwo nawe nuko nguko yayitegereje aravuga ati kuyasinyaho gusa se? Ubwo nuko nguko nawe yese atangira kuba yakegera ngabe yafata amadokima be yayasinyaho. Atangira kuba yareba gake gakeya, ariko umukozi we nawe yari afite amagambo atangira kuba yamubwira ati se ko maje ku minsi nitegereza cyane nkabona Kwina ntago ari maraza muri no minsi ishize, ibyaba byaragenze ute, byaba byaramugendekeye ute katari maraza? Ubwo abakozi nyine batangira kuba bakibaza impamvu nyine Kwina ashobora kuba atari maraza muri company. Undi atangira kuba yavuga ati ariko ngiye nashakaga kuba nabimenya gusa, ntugire ngo hari ikindi kintu nshobora kuba nampanga na Kwina kuko yagiragezaga kuba yaduhereza ibyo kurya bya buri munsi. Uriya mukobwa yari umwana mwiza kandi rwose ngiyewe nifuza kuba nakongera kuba namubona, niba nta kintu bigutwaye wampereza ku makuru yiwe. Undi mushinya wamwishe atangira kuba yamuratira ati rwose azi guteka neza, uriya mukobwa rwose agira urukundo, itwara mukumbuye cyane, hashize iminsi rwose tutamubona, n'abandi bakozi rwose yatuzaniraga ibyo kurya, ibyaba bimeze gute? Undi yaramubwiye ati se uragira ngo mbe nakugurira ibyo kurya? Nicyo kibazo yamusubije, aramubwira ati jya mu kazi kawe, uragira ngo ngiye mbe nakugurira ibyo kurya? Igenda ujye kwigurira ibyo kurya, nta guhembwa se, mve impando mve mu maso. Undi yaramubwiye ati ariko ntago ari ibyo ngibyo bosi, ntago ari ibyo ngibyo, impamvu nabikubazaga nuko ngewe ntari mubona, ariko ngewe niba nari nkubangamiye nagenda. Ubwo nuko nguko yagiye.
umuhungu nawe yasigaye aho ngaho arimo aratekereza abakozi nyine bakumbuye kongera kuba babona Queen mu kazi. Ubwo nuko nguko uwo nguwo wari uzanye ayo madokima yasohotse atangira kuba yamubwira ati niko assistant Cyane we, ati se bimeze gute bosi, bimeze gute? Undi yaramubwiye atumva nkubwire mushuti, ati rero niba ubyibuka turi inshuti, ariko icyo nakubwira nuko wagendera kure bosi, kuko ndabona atameze neza yarakaye, we mugendere kure cyane. Ati ngiye nkugiriye inama kuko bosi ukuntu ameze yarakaye, mugendere kure. Ubwo yasohotse yacanganyikiwe nyine bitewe n'ukuntu bamusubije, ati urimo urashaka ko nkugurira ibyo kurya? Ubwo undi nawe yaribajije ati se ibintu arimo arambwira ni ibiki ko numva arimo arankanga bite? Undi waracyakomeje areba niba umukobwa yaba yaramusubije, yagumye yandika ngo arebe ko umukobwa nyine yasoma ubutumwa kugira ngo abe yagaruka, kuko aba yigize nyine nk'atamushaka kandi aramukunda. Nicyo ngiye ndimo ndakeka, ariko ashobora kuba amukunda kuko aba yigize nkaho adashaka ko abandi babibona ko yamusariye cyangwa se yamupfira. Ubwo ngubwo agatangira kuba yahangayika akibaza ati se ibi ni ibiki? Ubwo yajya kwandika na message bikanga, akongera akisubira agasiba. Ubwo nuko nguko yahise asohoka utyo tayari. Ubwo wa wundi nawe bari bamaje kuba batera ubwoba, yasigaye aho ngaho ahagaze aho ngaho atangira kuba yabwira bosi we ati bosi, ati bimeze gute bosi? Simon we. Ubwo nawe nuko nguko yamwitegereje aramubwira turimo urakora iki aha ngaha? Ntabwo uza hano akazi kawe gakorerwa? Atuhagaze aha ngaho umara iki? Ijya mu kazi kawe. Undi yahise amubwira ati reka ngende bosi, rwose mugire urugendo rwiza. Kandi bari bamwiyamye kuva kare, ariko ntago yumva. Ubwo ngubwo nawe yasigaye yibaza ati se bosi yabaye iki ko mbona yahindutse we? Ni ibiki? Ubwo nuko nguko yagiye byamushobeye. Bosi nyine yari arimo arababwira nabi, nawe aribabariye ntago ari we. Ubwo baratwereka nyine nuko nguko bwagiye bwira gake gake bugenda bwira, amasaha agenda yihirika gake gake. Ubwo nuko nguko aho hari yaje aho ngaho Simon hari aho yaje kuba yareba Erika, niba mumwibuka uyu nguyu ni mushuti wa Queen umwe wamubikiye ibintu. Ubwo nuko nguko yahise atangira kuba yamubaza ati Simon Morris we, aturimo urakora iki aha ngaha? Bite kubera icyo uri aha ngaha? Undi yahise atangira kuba yamubwira ati ngenda bizi neza Queen ari aha ngaha, ndimo ndamushaka, ahubwo nimubwira soka aha ngaha ndimo ndamushaka. Ubwo umuhungu disi yagiraga ngo umukobwa nyine yaje kuba mwaha ngaha cyangwa se naha yaje kuba yacumbika kandi umukobwa yibereye mu Bufaransa tayari yatangiye kuba yagiye kuba yakiga. Undi yahise atangira kuba yavuga ati ati ndumva rwose ufite n'amakuru, ati amakuru rwose wakusanyije ni meza, ariko ikintu ngewe nzi nuko mutakiri couple cyangwa se mutagikundana, ni ukubera icyo uri aha ngaha? Undi atangira kuba yavuga ati ngo nguki? Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati ngiye birantunguye kubona uri aha ngaha, ni ukubera iki kandi wadashaka kongera kuba yakubona? Undi yahise atangira kuba yamubaza ati se gute waba ubizi ibyo bintu urimo uravuga? Ni ukubera iki washaka kuba wambwira gutyo kandi uzi n'ukuntu twari tubanye neza? Ni gute ahubwo washaka kuba wakibaza ukuntu twari tubanye kandi ubizi ngewe nawe twari tubanye neza? Uragira ngo mbe namwinginga se? Reka nge ntago ndimo ndamwingingira kuba yaza, igenda umubwira ahubwo umuhereza inama, niba ashaka kuba yagaruka agaruka yakirike, kuko kuba yagaruka nta mbabazi nzaba namuhereza, kuko ibi ngibi isi imikino ndimo ngewe, ibintu ndimo ndavuga ni ibintu biri seriye, igenda ube wamubwira aha ngaha. Undi agatangira kuba yamubwira ati sukeka ko Queen ibintu yakoze atabitekerejeho neza? Ibintu yakoze ni ibintu yatekerejeho neza kandi n'ibintu byiwe byose ndabifite aha ngaha, usibye wowe wenyine ndafite, kuko ntabwo kibarizwa mu bintu bye. Rero si n'umwana wafata akaboko ngo uze umutware gutyo, ndimo ndabikubwira, si umuntu waza ngo ufata akaboko ngo umujyane. Urimo urabyumva neza? Undi yahise atangira kuba yavuga ati ubundi ibyo ngibyo byitayeho nkande, gute urimo uranyivangira mu bintu? Undi yaramubwiye ati ntari ibi ngiye nifuje ko ibyawe byose wabyikorana Simon we, nta kibazo, ugenda wikorana ibyawe, umpereza amahoro, ngiye nta n'igitekerezo mfite, ahubwo uri umuntu udashyira mu gaciro, uba wumva watererana abantu bose bagukunda, ngiye niko kuntu nkuzi. Ibyo ngibyo rero ngewe n'ikintu nakubwira nuko wakibagirwa nawe ukamwibagirwa, ukagenda ukitekerereza umukunzi wawe wirirwaga ngo utekereza ngo wagiye mu mahanga kuko Queen nawe ntago akiri hano hafi aha ku buryo wamubona. Uri yahise atangira kuba yavuga ati we witangira kuba watekereza kuri Nora, ntago ngiye ibyo ngibyo mbikubwiye. Ninde ubikubwiye? ngewe ninde ubundi wamukubwiyeho uwo mukunzi wanjye ngo nirirwaga mvuga ngo ni Queen wamukubwiye se?
undi wese atangira kuba yavuga ati ngiye yabimbwiye ababaye cyane ibyo bintu wamukoreye ngo wirirwa gutekereza ngo umukunzi wawe ngo mu nzozi ngo ukumbuye cyane. Rero hagati aho ngaho nibyo byatumye umukunzi wawe ashobora kuba yagiye, kuko ngiye ibyo ngibyo sinigeze mbyivangamo, ariko ngiye nicyo kintu ndimo ndakeka gishobora kuba cyarateye ibyo ngibyo. Rero hagarika kuba watekereza kuri Kwina we ntago akiri umwana kandi ashobore kuba yafashe umwanzuro. Undi atangira kuba yavuga ati ye hagarika ibyo ngibyo, igenda umbwirire Kwina sohoka ahangaha nonaha, bitari ibyo ngibyo ndaza kuba nafata umwanzuro kandi umubwira nagera ahangaha ikintu cya mbere agomba kuba yakora, kandi ubyibuke neza ikintu ugomba kuba wamubwira nasohoka, umubwire neza ahitaza hano hanze, ikirenze ahita nansaba imbabazi. Unyumvire nyine ukuntu umuhungu yihenura, yahise amubwira ati genda umubwire agisohoka hanze agakandagira ahangaho umubwira ahita ansaba imbabazi, bitari ibyo ngibyo biragoye ko naza kuba namubabarira kandi arabakererewe natabikora ibyo ngibyo. Undi nawe yahise atangira kuba yavuga ati mbega ati gusa wa mugabo wihagararaho cyane kandi ukaniyemera birenze, ngendi wowe nta nubwo naba nkiri gutekereza gutyo kuko ngewe naguhereza miruwari ukabanza ukireba kuko ibintu urimo uravuga urimo urahubuka cyane. Undi nawe yigendeye cyane, nawe uri aho ngaho urimo uravuga ubusa. Umukobwa yafashe igitekerezo cyangwa se yatekereje neza kuba yagenda akagusiga, kuko wowe ntago uri umuntu wowe wo kuba wabana nawe, byarutwa akaba yabana n'impumyi. Wowe ntago rwose ugomba kuba wabana n'uriya mukobwa, ibyo yafashe nibyo rwose, kuko we yafashe icyemezo cyo kuba yajya kure cyane. Undi atangira kuba yamubwira ati ngo iki? Undi yaramubwira ati ibyo ngibyo we cunga ibirenge byawe, ati nushaka unakoma amashyi uvuze induru, ibyo ntago mbyitayeho kuko umukobwa ntago akiri ahangaha. Umuhungu yari yanze kuba yabyumva, akamubwira ati niba ushaka kuba ati ntago bishoboka kuzongera kuba wabona Kwina, ati kuko Kwina ntago akiri aha hafi. Kwina yafashe umwanzuro wo kuba yakigendera ajya kure cyane, aho atazongera kuba yakubona, aho agomba kuba yakishima. Undi ubu ngubu arishimye cyane, ariko umuhungu byari byamushoboye akavuga ati ibyo ngibyo urimo uravuga ni ibiki? Undi akamubwira ati Kwina yagiye kure cyane, yagiye kwiga mu mahanga, ibyo ngibyo ntago ari ibanga. Rero niba uzategereza akagaruka, niba azagaruka simbizi, ariko ubwo wenda uzategereza. Undi agatangira ati ibyo ngibyo nibyo urimo urihimbira, ibyo se urakeka nabyumva? Undi yaramubwiye ati nushaka ubyemere cyangwa ubyange, ibyo nibikureba, nta kintu ntakubwiye. Umukobwa yahise yigenderana na mugonga, amubwira ati mva impande. Umuhungu biramucanga ati we hagarara aho ngaho. Nuko nguko yamukurikiye avuga ati uhagarara aho ngaho ugenda umunyereke ndabizi ari mu nzu. Nuko nguko yagiye akurikira umukobwa amubwira ati ndabizi ari mu nzu, ariko reba neza niba warakoze subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora. Byaba binababaje tugereze ku gace ka gatatu utari wakora kuri subscribe. Ubwo nuko nguko umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati se na n'ubu ngubu ntago uranyizera, hari uri murabona hamwe ahangaha? Ubwo yatangiye kuba yareba impande n'impande akavuga ati ndamwirebera, ndabizi neza ndaza kuba namubona, reka murebe. Ubwo atangira kugenda ahamagara Kwina ati we Kwina. Kwina ubwo yarazi ko nyine ari kwa mushuti we, ari aho ngaho yibereye, kandi umukobwa byahehe se ko ntawe uhari. Ubwo yatangiye kugenda areba impande n'impande akareba, akabona ahantu hose harashashe, nta muntu n'umwe arimo arahabona. Ubwo atangira kuba yagenda acakaza inzu yose, arimo arashaka umukobwa. Ubwo yerekana wahagaze aho ngaho, arimo aramureba amwitegereza ukuntu yataye umutwe, akamubwira ati ubundi ari hehe? Ibintu ndimo ndakubaza ntago urimo urabyumva. Undi akamubwira ati se ngewe urabona mfite umwuka wo kugumya nkubwira ngusubira muri ibyo bintu hari icyo utumvishije? Ngewe rwose nakubwiye rwose Simon we, ni gute utarimo uranyumva? Ubwo ahita amubwira ati genda utekereze ku mukunzi wawe wo mu nzozi wahoraga urota, igenda rwose yaraje, ibyawe byo bya Kwina ubyibagirwe kuko umukobwa we yafashe umwanzuro yarigendeye, ahubwo nta kindi nakubwira usibye ijoro ryiza, igendere. Ubwo nuko nguko yamubwiye ati we ijoro ryiza, genda witekerereze iby'umukunzi wawe wagarutse. Undi umwihorere we yarigendeye, ariko yanze kuba yabyizera ko umukobwa ashobora kuba yarigendeye. Ubwo Erika nuko nguko nawe yahindukiye yitegereza umuhungu amaje kuba yagenda, ariko byose arabimubwiye, nta kintu amuhishe. Amubwiye ko umukobwa yibereye mu Bufaransa, yagiye kuba yakiyigira, ariko ntago amubwiye ko ari mu Bufaransa, amubwiye ko yagiye mu mahanga kuba yakiga, ntago amubwiye ko ari mu Bufaransa. Ubwo nuko nguko n'umuhungu nawe yasohotse nyine aza mu modoka, ari we yahise atangira kuba yahamagara
ubwo ukamenya ko ari umukobwa yagumye kuba yagerageza kuba yahamagara bakamubwira ati umurongo mushoboye kuba mwahamagara warababorotse mwa bantu mwe, ego yego muzongera ubutaha. Ati muzongera ubutaha. Ubwo ngubwo akagerageza amahirwe ariko umukobwa yamuborotse nk'ejo. Ubwo nuko nguko yakomeje kuba yagenda agerageza avuga ati ngo iki ibi bintu se ni ibiki birashoboka. Akajya kuri WhatsApp akagumya yandika ngo arebe ko rwose yamusubiza. Ubwo ngubwo agatangira kuba yamubwira atumva nkubwire ati sinitaye aho uri hose ariko gira vuba vuba ugaruke. Ubwo niyo magambo nyine yagendaga amwandikira. Yahangayitse cyane nubwo aba yigize nk'aho umukobwa atamwitayeho ariko yahangayitse. Ubwo nuko nguko umujinya wagiye umufata avuga ati sikigari we ibi bintu ni ibiki, ibi bintu ni ibiki, ibi bintu ni ibiki ko mbona birimo birancanga. Atangira kuba yagenda yikomeza avuga ati sawa. Ati sawa kwina we ibi ni ibiki urimo urankora, ibi ni ibiki urimo urankora. Ubwo nuko nguko yese atangira kuba yavuga nyine yikomeza ati nta kibazo nta kibazo nta kibazo. Ubwo nuko nguko yese akurayo telefoni ingabe yagira umuntu ahamagara. Akurayo telefoni vuba vuba avuga ati reka nze ndebe umuntu nahamagara abimfashemo. Ntumbaze ngo ugiye kuba yamufashamo niba ari ugiye kumuzanira umukunzi niba ari nde. Ubwo nuko nguko yese akurayo telefoni ahita atangira kuba yavuga ati Nick Chan we. Ubwo nuko nguko nyine yese atangira kuba yavuga ati ndashaka ngo unkorere iperereza nonaha. Ati nshaka kuba namenya amakuru ajyanye na Kwina ahantu ashobora kuba ari, ndagira ngo ube wabingiramo ndebere. Ubwo nyine niko yatangiye kuba yabaza abakozi be nyine baba babizi batangire bamukorera iperereza ahantu umukobwa yaba yaragiye. Nicyo kibazo yabajije nyine ngo bamubarize ahantu umukobwa yaba yaragiye. Ubwo baratwereka aho ngaho hari uhari. Ubwo ngubwo ni wa mukobwa yise atangira kuba yahamagara Erika akamubaza ati Erika bimeze gute. Ubwo atangira kuba yamubwira ati hayi Kwina. Ati we bimeze gute. Ati hari umushyitsi nabonye uyu munsi wari urimo uragushaka, hari umushyitsi wawe nabonye. Undi atangira kuba yamubaza ati uwuhe mushyitsi se. Akamubwira ati ni Simon Morris. Ati cya kinyendaro. Unyumvire nyine nuko nguko ari mubwiye. Ati namubonye yaje ahangaha mu rugo yaje kuba yahagushakira ariko ngiye namubwiye ukuntu byose bimeze mubwira ko wigiriye mu mahanga. Rero yanze no kuba yabyizera yanavuye ahangaha atari yabyemera ko wagiye mu mahanga. Rero sinzi ukuntu uri buze kuba wabigenza. Nta kintu uri murabikekaho se cyangwa se uri murabitekerezaho kuri ibyo bintu ra cyangwa se nari kuba namubwira ukuri ahantu wagiye neza kugira ngo abe yabyizera. Undi yarabyumvisha atangira kuba yamubwira ati reka mureke agende yigumanire n'umukunzi we Nora, ibyo ngibyo ntago mbyitayeho. Undi atangira kuba yavuga ati surakeka ko ubu ngubu ari bwameze neza. Aturakeka ko ubu ngubu ari bwameze neza. Undi ariko akamubwira ati ibyo ntago mbyitayeho, yaba ameze neza cyangwa yaba ameze nabi ibyo ngibyo ntago mbyitayeho. Nagende yishime ibyishimo bijye mbere, nta kintu na kimwe ngiye bintwaye. Nanjye ndakeka ngiye kuba nakishima. Imana nibishaka hano nzahabonera nanjye umukunzi. Abakunzi sababuze nanjye rero akazajya mba impande nyine umukunzi utameze nk'uriya niwe nshaka kandi ndabizi nzamubona. Undi nuko nguko nawe arimo arabyumva agatangira kuba yavuga ati kandi wakoze kuba utanamubwiye ibyo ngibyo, ndumva atari ngombwa kuba waza kuba wabimubwira. Undi atangira kuba yavuga ati nta kibazo. Ati kandi urakoze, nizere ko umeze neza ariko aho hantu uri atumeze neza ubundi mbere na mbere. Ubwo nyine nicyo kibazo yatangiye kuba yamubaza ati isi ubundi umeze neza. Umukobwa akamubaza ati ibintu byose basi nshaka kuba namenya niba bimeze neza. Undi ariko agatangira kuba yamubwira ati cyane ibintu byose bimeze neza birimo biragenda mbere kandi ngewe ejo ubwo yese amubwira ati kandi ngewe mu mezi 2 ndaba natangiye ishuri, ejo noneho ndatangira akazi. Ubwo urumva ko kandi ibintu bimeze neza cyane, ibintu birimo biragenda bijya imbere bimera neza cyane. Ejo ndatangira akazi. Rero urumva ko nta ma stress cyangwa se ibindi bintu nshaka kuba nakiteza, ahubwo ijoro ryiza. Ubwo nundi nawe yaramubwiye ati nawe ijoro ryiza. Ati bye. Ubwo nuko nguko nyine yamusezeyeho asezera kuri mushuti we Erika. Ubwo we nyine ngeje aratangira akazi kandi mu mezi 2 afite kuba yatangira kuba yakiga. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yagenda kuba bamwandikiye gake gakeya yigira kuri za WhatsApp na wasutwa nako WhatsApp atangira kuba yagenda yandika. Ase ko nta bantu bajye banyandikira kuri WhatsApp we, ibyagenze gute, mwarakaye gute, nta nubwo mwanansuhuza we, ibite byanya ariko.
abantu ni gute tubana muri ino nkuru iryoshye nk'uku ukaba utananyandikira kuri WhatsApp ngo ube wantera n'iyo pisi? Reka dukomeze. Ariko umukobwa yahise atangira kuba yagenda yandika gake gakeya, agatangira kuba yavuga ati bite byawe wowe, ko mbona wari urimo uranyandikira wambuze. Ubwo nyine atangira kugenda yandikira abashuti be, bagendaga bandikirana gake gakeya kuko nta muntu yigeze abibwira ko agiye kuba yagenda. Akomeza kugenda yandikira abantu. Ubwo nuko nguko yagiye nyine atangira kuba yagenda areba wa mukobwa ari we nyine Nora, nawe yari yamwandikiye. Ubwo ngubwo atangira kuba yavuga ati ni ukubera icyo utarimo urasubiza ubutumwa bw'abantu turimo turagenda tukwandikira? Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yakibaza cyane, araseka cyane, araseka. Ubwo nyine bari bakoresheje indi nimero bamwandikira. Ubwo ngubwo niko yahise atangira kuba yamubaza ati se ubundi ibyo ngibyo urimo urumva ari bibi cyane ra? Ibyo ndimo ndakeka ko bishobora kuba atari bibi cyane, nshatse nagusubiza cyangwa se ngusubize. Undi atangira kuba yavuga ati se ubundi ninde wabikubwiye ibyo ngibyo ko biri hagati yanjye na Simon kandi byarangiye? Igenda mwibanire noneho ubu ngubu ari free cyangwa se ari isanzuye nta muntu bari kumwe. Ubwo ndi niko yahise atangira kuba yavuga ati ibyo bintu urimo uravuga se uri seriyo urakomeje? Ibyo ngibyo ni ibiki koko urimo uravuga? Wataye umuhungu uragenda urirukanka se? Ibyo bintu ntabwo ndimo ndabyumva neza, mbwira ukuntu bimeze. Undi nyine yatangiye kuba yagenda amwandikira amubaza ngo namubwira ukuntu bimeze niba yamutaye. Kandi uriya nyine nta kiza n'ubundi amwifuriza. Atangira kuba yamubwira ati mbwira koko ni ibyanyabyo, ni ibyanyabyo wamutaye? Umuhungu nkuriya koko urumusize gute? Gute wamusiga? Ubwo undi nawe akabyumva akisekera cyane, atangira kuba yavuga ati ariko mana yanjye, ati mbega. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati wowe ushobora kuba wahubutse ariko azabona abandi bakobwa beza cyane. Undi atangira kuba yamubwira ati ngewe ibyo ngibyo ntago mbyitayeho. Reka tugasoreza aha ngaha. Banza urebe neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora. Ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace reka dukomeze ku munsi w'ejo.